Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku nota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Ni uko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizamini cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizamini kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda ikintu busabwa ni ukubonera ku gihe kino kizamini kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe rero, mbere y'uko ureba ino video ujya aho hasi umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose cyagufasha nicyo nshyiraho kuba wajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba ari amasomo ngenda nshyiraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ibi byose rero kujya ujye uhita ubibonera ku gihe ukanda subscribe hasi mbere y'uko ureba ino video. Ushaka kode ziri kuboneka waba urose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 tugufashe kubona kode mu gihe gito. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri cyangwa bitewe n'akazi ukora, utwandike cyangwa uduhamagara kuri izo nimero tukabigufashamo aho waba urose mu gihugu. Ndakeka ko rero wamaze gukanda subscribe hasi, ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa cyacu gifite ishusho ni mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Icyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Aranga isangano rifite ishusho ya ta, beka ngo izira idakomeza, seka ngo aho batelefonera, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo usekura amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Kino cyapa gisobanura handi iso cy'ukuri nta kindi ni B, inzira idakomeza. Urabona ko inzira yatangiye ari umweru igeze hejuru barayisiribangisha umutuku, bivuze ko inzira kino cyapa giteyeho mu ntangiro idakomeza. Hari igihe banakibajije mu magambo bakakubaza ngo ese icyapa kivuga ko inzira giteyeho mu ntangira idakomeza kirangwa no kuba gifite ibirango by'amabara sate, uzahita uvuga ko ari umweru n'umutuku. Nicyo kizaba ari igisubizo cyajya cyo, kuko muri kona ko biriya birango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Ariko niba kikubaza mu buryo bw'amashusho uzahitamo B, ko ari inzira idakomeza. Mbibuza ko video y'ibyapa byo ku mihanda muri bwa byo kubashyiraho amasomo agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, nari bakora iteguye neza. So ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe kugira ngo nujye ugera ku bari bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora, kuko bikunda kuza haba mu buryo bw'amagambo yaba mu buryo bw'amashusho. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita ngo iki? Ari ngo feri y'urugendo, beka ngo feri yo guhagarara umwanya munini, seka ngo feri yo gutabara, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano uramuri iso cy'ukuri cyajya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro ariko igihe feri idakora neza bwitwa ngo iki? Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. N'iso cy'ukuri nta kindi ni se, bayita feri yo gutabara. Niyo ikoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro ariko igihe feri itari gukora neza. Ndakeka ko aramaze gutamo se, ndakeka wari amaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe? Araba mu 2, beka ngo 3, seka ngo kamwe, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano muri icyo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se, kamwe. Hari ikinyabiziga uzabona ubona gifite turenze kamwe, hano niyo mpamvu bavuze ngo nibura.
bavuze ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe nibura kikaba gifite kamwe. Hari n'ibyarenza kamwe ariko nibura kikaba gifite kamwe. Ndakeka ko haramaze guhitamo se, ndakeka ko haramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kane, kirabaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ibihe byapa? Arangwa ibyapa biyobora n'ibitegeka. Mbega ibyapa biburira n'ibitegeka. Sega ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri cya nyacyo nta kindi ni C. Ibyapa bibuza n'ibitegeka ku mihanda biba bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ibyapa bibuza bya bindi birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Na bino byapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Biba bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Utari wabona iriya video y'ibyapa byo ku mihanda ngo umenye ngo ibyapa biyobora ni ibihe, ibitegeka ni ibihe, ibiburira ni ibihe, ibibuza ni ibihe, ushaka ko YouTube channel yanyu uyirebe iyo video, uramara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo niye feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri cya nyacyo. Ari ngo feri y'urugendo, beka ngo feri yo gutabara, se kavuga ngo feri yo guhagarara umwanya munini, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, ni feri y'urugendo. Ino feri dukoresha iyo turi mu rugendo. Ndakeka ko wamaze guhitamo A, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamu urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitensi idakora? Byose ahubwo birashoboka. Bishoboka byashoboka mu kihe gihe? Arangwa igihe kigenda ahamanuka, wenda kikaba kiri kugenda ahantu hamanuka. Beka ngo igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Sega ngo igihe gifite feri y'urugendo. Deka ngo ibisubizo byose nibyo. Iyo uvuze ngo ibisubizo byose nibyo ni ukuvuga ngo A iraba ari igiso cy'ukuri, B iraba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C iraba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri cya nyacyo nta kindi ni B, igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Nk'ikinyabiziga gikuruwe n'ikindi, buretse kuba kiri kugendesha amapine, moteri ntabwo iba iri kwaka, vitensi ntabwo iba iri gukora, kiba kiri kugendesha amapine gusa. Igihe rero gikuruwe n'ikindi kinyabiziga nibwo kiba gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitensi idakora. Uramutse ugize ikibazo uri gukosora kino kizame, uranyandike cyangwa ukampamagara kuri 078 935 16 nkagusobanurira ikibazo cyose waba wagize. Serivisi yo kugusobanurira aba ari ubuntu. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo umurongo mugari wera ucagaguye ushobora gucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze ibi bikurikira. Ugaragaza iki? Araho ngo inkombe mpimbano z'umuhanda. Beka ngo ahagararwa umwanya muto n'umunini. Seka ngo hanyurwa n'abayobozi b'amagare. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, inkombe mpimbano z'umuhanda. Ino mirongo migari yera icagaguye
ishobora gucibwa ku muhanda kugira ngo igaragaze inkombe mpimbano z'umuhanda. No kuvuga ngo aho umuhanda ugarukiye, inkombe z'umuhanda. Ndakeka ko urumuzitamo ndakeka ko urumuzitamo kuyandika ku gapapuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9, ibibazo 10 biragarutse byo mwa kino kizami kimwe umaze gukosora. Niyo mpamvu aba ari ingenzi ko wakosora kino kizami kiba kimaze gukorwa. Ikibazo cya munani kikabaza ngo umwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%, imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Iyi feri ari ingofero yo guhagarara umwanya munini, mbega ingofero y'urugendo, sega ingofero yo gutabara, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itigirize neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri cyanya cyo nta kindi ni feri yo guhagarara umwanya munini. Bari babitubwiye mu kibazo, bari batubwiye ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ese iyo umuyobozi atari mu kinyabiziga kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Ubwo haba harimo iyi feri, haba harimo feri yo guhagarara umwanya munini. Ndakeka ko aramaze guhitamo ndakeka ko aramaze kuyandika ku gapapuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo utugarurarumuri turi ku mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Ese utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kuba dufite irihe bara? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Aravuga ngo umweru, beka ngo umuhondo, seka ngo umutuku, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri cyanya cyo nta kindi ni B. Turatugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kuba dufite ibara ry'umuhondo, ariko niba kubaza ngo utugarurarumuri turi imbere ku kinyabiziga dusute, uzahita uvuga ko tuba dusa umweru. Turi imbere ku kinyabiziga tuba dusa umweru, mu gihe uturi mu mbavu z'ikinyabiziga two tuba dusa umuhondo. Ndakeka ko uramaze guhitamo igiso cy'ukuri aricyo B. Ndakeka ko uramaze kwandika ku gapapuro utari wahisemo. Ndizera ko niramukije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10. Kibaza ngo iki? Kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ikibazo cya 10, iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza. Gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kino cyapa gisobanura iki rero mu byapa byo ku mihanda? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Araba ngo umuyaga w'intambike, mbega ngo urusaku rwo mu muhanda, seka ngo ikibuga cy'indege, deka ngo ibisubizo byose nibyo. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri cya nyacyo nta kindi ni hano igiso cy'ukuri nta kindi ni hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, umuyaga w'intambike. Murabizi ku bantu bize geography, kino kirango murabona ko harimo ka kantu gapima umuyaga. Kino cyapa kikaba gisobanura ko uba ugiye kugera ahantu hari umuyaga w'intambike. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburiraho, birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ndakeka ko nazwitamo A. Ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini bukore mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora. Kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya 11 tutarakigeraho, mbibutsa ko kode ziri kubonekaho waba uri hose mu gihugu. Fata telefoni yawe unyandike cyangwa umpamagare, ni kuri 0789 9351626. Mufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa bitewe n'akazi ukora,
uduha amasaha ubonekaho ku munsi yageze, turaboneka tukakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, ku buryo tuba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789951626. Ibyo byose tubibafashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda ishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Hano iyo bakoresheje ijambo abagenzi ntabwo bari kuvuga abanyamaguru, ahubwo bari kuvuga abantu bose bari gukoresha inzira nyabagendwa cyangwa se umuhanda. Babona gute? Ari ngo babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije. Mbega ngo ibumoso babona iby'ibara ryera. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije, na B ibumoso babona iby'ibara ryera, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Baba bagomba kubona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa isa n'icunga rihishije, naho ibumoso bakabona iby'ibara ryera. Ndakeka ko ramuzitamo rero iso cy'ukuri cyanya cyari cyo C. Ndakeka ramuziyandika gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kirabaza ngo ahatari mu nsisiro umuyobozi wese ugenza ikinyabiziga kimwe cyangwa ibinyabiziga bikomatanye bifite uburemere ntarengwa bwemewe burenga ibiro 3500 cyangwa bifite uburebure bwite burenga metero 10, agomba keretse yanyuze cyangwa agiye kunyura ku bindi binyabiziga gusiga hagati y'ikinyabiziga cye n'ikimuri imbere umwanya uhagije kugira ngo ibinyabiziga bimuhiseho bishobore kuyigobeka bidateje impanuka igihe bibaye ngombwa. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku bihe bikurikira. Mu bihe bikurikira no kuvuga ngo iki, hari ukuntu uba utwaye rukururana yawe ifite metero zirenga 10 cyangwa nk'icumi. Urumva icyo kinyabiziga ni kirekire. Rero iyo uri kugenda mu nzira nyabagendwa uba ugomba kugira ukuntu ugira ute, ukuntu buri kugenda mu nzira ugasiga umwanya hagati yawe n'ikinyabiziga kikuri imbere kugira ngo umuntu natangira kukudepasa kubera urunyabiziga rwawe ni rurerure ahigobeke mu gihe abonye hari nk'ikindi kinyabiziga kiba cyaba kije wenda. Rero uwo mwanya uba ugomba kuwusiga. Ariko bari twubwira ngo mu bihe bikurikira uba ushobora kudasiga uwo mwanya wo kwigobekamo. Ibyo binyabiziga biri kukudepasa biba bishobora kwigobekamo, uba ushobora kuwureka mu bihe bikurikira. Mu bihe bihe hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo iso cyanya cyo cyandike ku papuro. Ari ngo mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi kimwe no ku duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. Mbega ngo igihe ibigendera mu muhanda ari byinshi sega mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe, mu gihe kuri D bari kubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri cyanya cyo nta kindi ni A. Mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. Niba n'ubundi biri kugendera mu muhanda ari byinshi uwo mwanya ntiwawusiga, cyangwa mugeze mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe n'ubundi kudepasa bari kubabwira ko bitemewe, naho uwo mwanya ntabwo wawusiga wo kwigobekamo ibyo binyabiziga mu gihe biri kukudepasa bikabona hari ikindi kinyabiziga kije. Ndakeka ko ramuzwitamo A. Ndakeka ko ramuzwendeka ku papuro utari wahisemo neza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora bino bizame biba bimaze gukorwa ari ibya mbere. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo uretse ku byerekeye imihanda irombereje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaze inkombe mpimbano zawo kigenewe ibi bikurikira. Kigenewe iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Kigenewe iki? Ari ngo guhagararwamo umwanya muto gusa. Mbega ngo guhagararwamo umwanya munini gusa. Sega ngo guhagararwamo umwanya muto n'umunini
kuri D bakatubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni ni se. Haba hagenewe guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Iyo uhageze wahagarara umwanya muto cyangwa se umwanya munini. Ndakeka ko aramuzwamo se, ndakeka ko aramuzwandika ku gapapuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamu urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. Ese biba bishobora gusimbura iki? Arangwa imirongo yera irombereje icagaguye gusa. Mbega ngo imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Sega ngo imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. Iyo uvuze ngo imirongo ibiri irabangikanye uba waturuka ku rukabona wajyana umurongo umwe, ariko aba ari imirongo ibiri yegeranye cyane. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Bishobora gusimbura imirongo yera irombereje icagaguye n'idacagaguye. Ndakeka ko aramuzitamo B, ndakeka ko aramuzandika ku gapapuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamu urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu nka Rwanda Driving College TV ni ugukora rimwe. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka. Umuntu atwaye ikinyabiziga hano mu mujyi wa Kigali. Bino bintu bikunda kubaho n'ahandi hose, ukabona umuntu yavuye kuri moto ku pikipiki ari kuyisunika. Ese uba ugomba kumufata nk'iki mu gihe yavuyeho ari kuyisunika? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo umunyamaguru, mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga, sega ngo umugenzi, ndega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Umunyamaguru w'umuyobozi w'ikinyabiziga, aho ni kuri D. Umufata gute rero? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga. Nubwo ikinyabiziga cye cyamupfiriyeho, ubundi uba ugomba gukomeza ukamufata nk'aho ari umuyobozi w'ikinyabiziga. Ndakeka ko aramuzwitamo rero B, ndakeka ko aramuzwandika ku gapapuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamu urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kirabaza ngo ni ikihe cyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga yinjiramo iyo ageze aho banyura bazengurutse? Mwebwe mu ndimi z'amahanga muhita muri rompuwe cyangwa kuri rompuwe. Iyo uhageze rero ni ikihe cyerekezo uba ugomba kwinjiriramo mu gihe ugeze hari abanyura bazengurutse? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Aravuga ngo ibumoso, mbega ngo ibumoso gusa igihe ayobowe n'ikimenyetso kimurika. Ubwo bari kuvuga ziriya feruje. Sega ngo iburyo cyangwa ibumoso ukinjira aho ushaka. Ndeka ngo iburyo. Ese ubona winjirira he? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, uba ugomba kwinjira hehe? Iburyo. Urabona ko iyo tugeze hari abanyura bazengurutse duhita twinjira mu ruhande rw'iburyo. Ndakeka ko nzitamo rero igisubizo cy'ukuri aricyo D, ndakeka ko nzikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura. Ese kino cyapa gisobanura iki? Gifite umuzenguruko wera n'ubuso bw'umuhondo. Gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Aravuga ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere. Mbega ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. Sega ngo ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, uburenganzira bwo gutambuka mbere, na B, uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye, bikaba ari ibisubizo bya nyabyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro.
hano izo cy'ukuri nta kindi ni A. Uburenganzira bwo gutambuka mbere. Iyo ubonye kino cyapa uba ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere, ko murabizi kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Ni ingenzi ko wareba iriya video y'ibyapa byo ku mihanda kugira ngo nujya ugera kwa bino bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Rero ndakeka ko muzitamo A, ndakeka ko muzikandika gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo igihe utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe akibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago ugomba gukora iki? Ndakeka ko ugiye guhitamo iso cya nyacyo. Aravuga ngo gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye mukawambara na mwembi. Mbega ngo kubyirengagiza wizeye ko nta mpanuka muri bukore. Seka ngo funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandikirwa papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. Kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Uba ugomba kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. A ntiyaba igisubizo cy'ukuri, ntiwakuramo umukandara wawe ngo muwambarane mwembi. Oya, ntibishoboka. Kubyirengagiza wizeye ko nta mpanuka muri bukore, ntabwo impanuka iteguzwa. Niyo mpamvu gufunga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe, aho ngaho uba wikunze bubanze. Mu gihe kuri D uba ugomba kwibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago kugira ngo utabateza ibyago mu gihe hari ikibaye bitabagiraho ingaruka zikaze. Murabizi nk'iyo umuntu yambaye umukandara n'utawambaye, iyo hari akantu kabaye runaka ntabwo bose baba bameze kimwe. Niyo mpamvu bayishyira mu modoka. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ishusho y'icyapa kivuga ugukikira bitegetswe ni. Gukikira bitegetswe. Ese ishusho yacyo, iyo bavuze ishusho bari kuvuga ese ni mpande eshatu, ese ni uruziga, ese ni urukiramende, ese ni kare. Ibyo nibyo bita ishusho y'icyapa. Aravuga ngo ni mpande eshatu. Mbega ngo uruziga, sega ngo urukiramende. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. N'iso cy'ukuri nta kindi ni B. Murabizi ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Rero bari batubwiye ishusho gusa, niyo mpamvu tuvuze ko ari uruziga tukarekeraho. Ndakeka ko muzitamo B. Ndakeka uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe uyu munsi kirabaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo. Usanzemo umuhondo, aba ari amatara 3: umutuku, umuhondo n'icyatsi. Usanzemo umuhondo uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Areba ngo kongera umuvuduko. Mbega ngo kugumana umuvuduko wari uriho. Sega ngo kwitegura guhagarara. Dega ngo gufata feri cyane. Uba ugomba gukora iki mu gihe usanze harimo umuhondo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. Ugomba kwitegura guhagarara. Kubera iki ugomba kwitegura guhagarara? Nuko biva mu muhondo bita bijya mu mutuku. Ugomba rero kwitegura guhagarara. Ndakeka ko wari bamaze guhitamo se, ariko mbibutsa ko niyo video y'ibimenyetso bimurika narayibakoreye iri kuri YouTube channel yanyu, mugende muyirebe kugira ngo nimujya mugera kwa bino bibazo byerekeye ku byapa cyangwa ku bimenyetso bimurika byere kujya bibagora. Ubonye hari n'ikindi kintu kiri kugora ucyandika muri comment ugakanda subscribe hasi, nazagishyira ukazahita ukibonera ku gihe. Ndakeka ko namuzitamo rero igiso cy'ukuri aricyo C. Ndakeka ko namuzikandika ku gapapuro. Ndizera ko kino kizame dukoso ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi ukeneye kuzajya ubona ikintu cyose kizeho, kuko aba ari icyagufasha kwajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 935 1626 tugufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uratwandike cyangwa uduhamagara kuri 0789 935 1626 tugufasha kwiga aho waba hose mu gihugu. Uri mu mujyi wa Kigali turaza tukigana nk'iminsi 2 turi kumwe.
mu gihe ufite igihe gitoya, ariko twigana turi kumwe, ahasigaye mu gihe gitoya ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikira muduhamagare kuri izo nimero 0789351626 tubigufashe. Muri hafi gukora kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Wibuka gukanda subscribe, ugasharinga zino video ku bantu nabo bashaka kuza twigane, ahasigaye tuzagerweho dukorere rimwe duhite dutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.